waje. You sound surprised. Ko mbona se watunguwe? In fact, you almost sound a bit disappointed. Urasa nk'umuntu utengushwe kandi naje. Catherine? Everything. Buri kimwe. Sore yaje yahindutse. Sinzi ibyo yavuganye na Mr. Gorudi. Sinzi. I know I did. I remember how I felt and naje gutekereza ko ibyo nimvamo. I think I have to honor that. Ko ngomba kubaha isano y'uko uri ari umugore wanjye. It's true. Bivuze ngo njye urankatiye. Yego ndakwemera cyane mba nguyumvamo. I don't quite understand. Gusa sinsobanukiwe neza. It's the right thing to do. Bivuze ngo wahisemo kugumana n'umugore wawe ati ndumva aricyo kintu cyanyacyo nakora. Umusore waruje mu nzira yiruka avuga ati yahisemo uyu mukobwa anyuze ku iduka rya Mr. Gorudi. Twamusize baganira none ayisaza akatira umukobwa. Ese bavuganye ibiki? Kuki aje akatira umukobwa kandi yaraje ari waje kureba adashaka cya kigore? Umbabarire rwose kuba nguteye indobo. Oya nta kibazo nta kibazo. Byari byiza guhura nawe. Umukobwa yagiye ababaye, Blanchard yagiye ababaye, Mary Margaret Blanchard. Wibuke bahoze bakundana. Umusore sinzi ibyo cyanya kwa Gorudi kimubwiye. Aje yahindutse isakatira umukobwa. Yo. Turebe episode iracyajya be. Sasa ro babwiye ninjoro ngaze kurara izamu ngo sheriff usanzwe urara izamu ngo aragiye. Sasa ari kugenda ari gisambo yabonye gipfumura inzu kinyura hejuru y'amabati. Kanze ngo biti gisambo nka daso ziburayi zigira imodoka zaratse.